Tugiye kuganira uyu munsi ku bwami bw'Imana. Vuga ngo ijambo rivuga ku bwami twarazwe nangwa ubwami bwaduhamagaye. Vuga ngo ubwami bw'Imana. Vuga ngo ubwami bw'Imana. Bwira mwene so ngo mwisi hari ubwami bwinshi. Ubwira ngo ariko tugiye kuvuga ku bwami bw'Imana. Aha, haleluya. Ndashaka kunyurayo ariko tuze gusoreza ku murage w'abera. Ndashaka kunyura ku bwami kuko ntushobora guhabwa umurage udafite uwuguhereza. Amen. Ndashaka guheraho gatoya nakabaye mvuga ngo turi ku mwanya w'ameza y'abana, ariko bitewe nuko igihe kiba cyatambutse tugiye kumva ijambo rimwe. Yesu ahabwa icyubahiro. Imbaraga z'ubwami. Vuga ngo tugiye kuvuga ku mbaraga z'ubwami. Ubwami twahamagawe nabwo. Ubwami dukorera. Dusoreze ku murage dukura mu bwami. Komera Yesu amashyi menshi cyane. Haleluya. Inshuro nyinshi abantu barimo iyo utazi uguha imbaraga biranakomera kumwubaha. Iyo utazi agaciro kawe aho gaturuka harakomera kugakorera aho hakorera security. Amen. Amen. Iyo umaze kumenya ko ufite ubwami uvukamo ubasha gukunda icyo gihugu kugira ngo uzaragwe umurage waho. Amen. Vuga ngo ubwami bw'Imana. Bwira mwene so ngo uyu munsi uramenya agaciro ku bwami uvukamo kandi uraza no kumenya umurage w'abahaturuka. Icyubahiro kibi cyande. Turashaka kwiga uyu munsi. Bwira mwene so ngo tugiye kwiga. Ubwira ngo tugiye kumenya uwadutumye ninde. Amen. Atuye hehe? Yadutumye gukora iki? Turagwa iki nyuma yo kumvira? Hari ibintu abantu baza batekerezaho. Iyo turi mu rusengero kenshi abantu bumva ikintu kimwe, healing and deliverance. Yesu ashimwe cyane. Kubohoka no gukira. Ariko ukiza ninde? Imiti kizituruka hehe? Abaragwa gukira ni bande? Icyubahiro kibica Imana. Haleluya. Imana yacu ni nziza cyane. Mbere ya byose, vuga ngo mbere ya byose, ibintu byose bigereranya ikurikije ibyo dubona hano mu isi. Niyo mpamvu yavuze ngo iby'isi bijya bibabera icyitegererezo kibizaba mu ijuru. Amen. Amen. Kugeza uyu munsi nimvuga ku bwami uze kugereranya n'igihugu cyacu nk'u Rwanda turimo. Icyubahiro gihereza Imana. Uyu munsi turabaki? Turabaki? Physically turabaki? Turabanyarwanda. Haleluya. Vuga ngo turabanyarwanda. Uyu munsi bagutumye ikiguhesha umunyarwanda hejuru y'imyaka 16 werekana ID yawe. Vuga ngo werekane irangamuntu yawe. Irangamuntu yawe ntuyisangiye n'ubundi, ntuyisangiye n'irindi shyanga. Yesu ahabwa icyubahiro. Iyo ugiye mu bihugu by'abaturanyi bafite amarangamuntu yabo, ikikwerekanye twese tugiye gutya tukinjira mu gihugu icyarimwe bashaka kumenya umwene gihugu wabo. Batubaza iki? Vuga ngo batubaza iki? Haleluya. Irangamuntu isobanura igihugu cyawe. Amen. Amen. Kandi kuhabwa irangamuntu uri umunyarwanda uba ufite insurance. Amen. Y'ibyiza biri muri icyo gihugu. Icyubahiro gihereza Imana. Haleluya. Iyo uri umunyarwanda ukaba ufite irangamuntu, igihe cyose wahuye ni ufite urubanza runaka uburanirwa nk'umunyarwanda. Haleluya. Iyo amahirwe aje mu gihugu yahabwa nk'umunyarwanda. Icyubahiro gihereza Imana. Ndabeshya? Hari igituma uyu munsi twirata igihugu cyacu cyambere. Vuga ngo icyambere ni freedom tuhafite. Vuga ngo umutekano tuhafite. Uzumve niyo uri ahandi ntabwo ukunze kuvuga ngo jewe, ahubwo uravuga ngo twebwe. Mwebwe bandi, twebwe nk'igihugu cyacu. Haleluya. Nijya nkunda gusohoka hanze mwivuga butumwa. Yesu ashimwe cyane. Minsi mike nari muri Zambia ndibuka igihe merukayo, perezida waho yari muri kino gihugu. Haleluya. Ariko bari excited cyane kukumva uri umunyarwanda perezida wabo yaje mu kindi gihugu. Kurundi bandi iyo bakubaza ni bakubaza nk'abatoni. Bakubaza ayo Rwanda ni? Yesu ashimwe cyane.
twumvishije ko igihugu cyanyu kimeze neza, igihugu cyanyu gifite umutekano, igihugu cyanyu ngo gifite isuku nyinshi. Ubona bafite amatsiko yo kukubaza iby'igihugu cy'iwanyu. Haleluya. Bumva nabo bazamuka bagatura iwanyu. Yesu ashimwe cyane. Bakakubaza ngo harya ngo iwanyu ngo nta myanda iba ku muhanda utoya, ngo what amazing. Yesu ashimwe cyane. Ubona batabyumva uburyo tubaho turi smart kandi ahantu hose hameze neza. Hereza Imana icyubahiro. Ariko ikintu nabonye, bashaka kumenya amakuru y'iwacu. Nawe uzi kuyavuga neza uratractinga, uvuga ngo harabukurura, harabukingurira amarembo. Ubu inshuti mfite muri kiriya gihugu kenshi ntabwo nzikingurira, niyo namubwira ngo vayo kenshi si ukubwiriza, baba bumva gusa bashaka barebe atmosphere y'igihugu cyacu. Bwira mwene so ngo bitera amatsiko y'uvuka heza, ubwira ngo bitera amatsiko uyuza imbaraga ziri inyuma yawe. Ndashaka kukwereka noneho ngo spiritually hari ikindi gihugu tubereye ba ambassadors. Ntera Imana icyubahiro nabyo nibyumva. Haleluya. Habe niyo sotse mwivuga butumwa ndi umunyarwanda, I mean ndi umukristo nangwa se ndi umushumba, ni dekarara ko ndi umunyarwanda. I'm a Rwandan behind of who I am, ariko ndi umunyarwanda. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Kuko agaciro k'igihugu mvukamo nako kamesha agaciro kaho nakirirwa. Amen. Barokore. Ubwami tugiye kuvugaho bw'Imana, it's not about service gusa. Ntabwo ari ubwo guhabwa service, ntabwo ari ubwo guterana no guhabwa service. Ni ubwami bufite kingdom. Ni ubwami if there is a kingdom there is a king. Igihe cyose iyo hari ubwami haba umwami. Igihe cyose utazi umwami wawe ntumenye ubwami bwawe, ntushobora kugabana umurage w'icyo gihugu. Amen. Kandi uyu munsi uvuga ngo uyu munsi iherezo rya byose turashaka kuzaragwa. Vuga ngo turashaka kuzaragwa. Iyo uri umubyeyi ufite igihugu, amen, ukundisha abana igihugu, niyo upfuye ubaraga igihugu ukabaraga ibyo ufite ariko mu gihugu. Ntera Imana icyubahiro. Ndashaka gukurura ubuzima bwacu bwa buri munsi, babwire ngo ntabwo mu rusengero twiniheritinga healing and deliverance, ntabwo ari ukubohoka no gukira. Dufite amasezerano tubasheho muri iyi CV y'ubu buzima. Hereza Imana yacu icyubahiro. Dufite amasezerano adukavaringa turi iwacu mu mubiri. Na mbere yuko tubona Imana dufite ibitubeshaho bituvugaho tugenda muri iyi si y'abazima. Haleluya. Soma ijambo ry'Imana. Ari he umusomyi wacu? Kamere kantu gato cyane. Mu bwami ndavuga ikintu kimwe, nako ndavugamo ibintu bibiri. Ndashaka kuvuga ku mbaraga z'ubwami. Amen. Mvuge no kuri mission yacu. Ndasoreza ku murage dukurayo. Birakomeye guhabwa umurage w'igihugu utazi, biranakomeye gukorera umuntu utazi agaciro ke. Umuntu wese utazi imbaraga ze ntumwubaha. Haleluya. Umuntu wese ahabwa agaciro bitewe n'uko wamumenye. Imana yacu ihabwa icyubahiro. Haleluya. Abantu bose bari aha tugize amahirwe y'uko bivuga. Aka kanya ushobora kubona mu cyubahiro cyawe tukwimuriye intebe tukakwicaza ahandi hantu. Yesu ashimwe cyane. Amahirwe tugira mu rusengero, Bibiliya iravuga ngo abo kubahwa bubahwe, ariko hari abantu baza batuje cyane no kuvuga uwo ari we bitari ngombwa. Yesu ashimwe cyane. Kuko umutekano we nango amahitamo ye, afashwa cyane iyo bitari mu nyungu y'agaciro ke. Amen. Ariko ukuri kuri ngo, vuga ngo ukuri kuri ngo, twamenye kuri so and so. Haleluya. Abantu batangira kukuramutsa bunamye. Yesu ahabwa icyubahiro. Vuga ngo nabyo ni byiza. Yesu ashimwe cyane. Abihabwa n'ubwami. Komera Imana yacu amashyi menshi cyane. Abihabwa. Haleluya. Iyo twubashye agaciro kawe, ntabwo ari wowe na cyane tuba twubaha, n'uwabiguhaye turamwubaha. Icyizere wagiriwe nk'igihugu turakikubahira. Amen. Amen. Ndagira ngo mbabwire ngo no mu bwami bw'Imana, vuga ngo mu bwami bw'Imana hari abantu bunamirwa bitewe na value y'Uwiteka yabahaye. Haleluya. Haleluya. Ariko ndashaka kuvuga muri rusange yuko tutari twenyine, hari aho dukomoka kandi hari icyo hatuvugaho kandi hari icyo tuhasezeranyijwe. Icyubahiro gihereze data.
Dusomere Matayo 6:33. Reka mpera aho ngaho. Matayo 6. Bwiza bwanditswe na Matayo ibice 6 umurongo wa 33. Matayo 6 umurongo wa 33. Ahubwo mubanze mushaka ubwami bw'Imana no gukiranuka kwayo, nibwo ibyo byose muzabyongererwa. Mumeze? Subiramo gatoya. Ahubwo mubanze mushaka ubwami bw'Imana no gukiranuka kwayo, nibwo ibyo byose muzabyongererwa. Mubanze mushake ubwami bw'Imana no gukora iki? No gukiranuka kwayo, nibwo muzakora iki? Nibwo byose muzabyongererwa. Ko mubivuze gakeya nk'abafite ubwoba. Reka hari ikintu kimwe namenye, iyo abantu batavuga, hari umuntu udafite Bibiliya, which is not good, nabyo si byiza, kuko namenye impamvu abantu batagura Bible. Ntabwo ari ubukene, ni ukutamenya agaciro kayo. Ngiye guhagurutsa mwe bicaye hano mutazifite, si amafaranga mudafite, ntabwo muzi agaciro ka Bibiliya. Abantu benshi bazifite hano, vuga ngo hano, vuga ngo bwira mwene so ngo Bibiliya ufite muri telefone si yawe. Mubwire ngo ushobora kwiruka abona bayigukuyeho utazi igihe bayitwariye. Ndabeshye bene data, software yayishyizemo ishobora no kuyikuramo. Anytime igitondo kimwe uzabyuka uyishaka uyibure. Bibiliya yawe niyi. Bwira mwene so ngo Bibiliya yawe niyi ufite mu ntoki. Mubwire ngo iyo wiguriye. Mubwire ngo iyo niyo Bible. Mubwire ngo iya telefone. Mubwire ngo mu munota umwe wayishaka ukayibura. Isi yose iramutse ifite Bibiliya kuri telefone, hari igitondo twabyuka tukagira ngo, kandi kikwereka ko atari yawe. Iyo bakwibyo phone ntago uririra Bibiliya batwaye, urizwa na contact bajyanye. Nta muntu urarizwa nuko uzahure n'umuntu bibye phone. Pastor nukuri mu nsengero mfite diamond yo kwinyiba telefone. Sindumva umuntu wavuze ngo banyibye Bibiliya ya phone. Murekeraho gutunga Bibiliya zitari izanyu. Bwira umuntu wicaye aho ngo rekeraho gutunga Bibiliya itari yawe. Bibiliya itari yawe niyo software ufite muri phone, ntabwo ari yawe. Yesu ashimwe cyane. Hallelujah. Hano umurokore ugombye kuyitunga ari imwe. Jewe nibaza ko utinya ikintu Yesu yavuze ngo mugurishe ibyo mwambaye, ariko mugure. Mugure, iyi ni intwaro. Vuga ngo ni intwaro. Vuga ngo ni intwaro. Hallelujah. Amen. Akoreka nkaveho. Aravuze ngo mubanze mushaka ubwami bw'Imana. Avuze ngo iki? Mushaka ubwami bw'Imana. Ikindi gukiranuka kwayo. Gukiranuka kwaho, principles z'ubwami. Mubanze mushaka ubwami bw'Imana. Wowe bivugaga ninde? Ninde? Yes. Avuze ko dushaka ubwami bwe bwa se. Ubu muntu wantumye ahangaha nje kuvuga ibyanjye, nje kuvuga ibye. Nawe kimwe nanjye. Hallelujah. Amen. Kuki abanje kwanarayizinga ko tubanje gushaka ubwami, kugira ngo nitumenya imbaraga ziri muri ubwo bwami turaza guhagarara vuga ngo tudatsinzwe. Icyubahiro gihereza Imana. Amen. Ubwami nibwo burimo insurance y'ibintu byose duke. Bivuga ngo nushaka imbaraga z'ubwami, mubanze mushaka ubwami, mumenye, mufate amakuru, mubaririze. Ninde uyobora ubu bwami? Ubu bwami butuye he? Ubu bwami umuntu abwungukamo iki? Ubu bwami umuntu abukuramo iki? Ubu bwami iyo ubuhaye agaciro wunguka iki? Aradushishikariza pana kubanza kuza ushaka gukira, ahubwo banza umenye imbaraga zikiza ninde uzitanga. Mbere yuko ushaka akazi, banza umenye utanga akazi ninde. Uhereye haruguru gatoya ku murongo waho ngira ngo wa 30 jya nko kuri 29 gutyo. Kandi ndababwira yuko Salomo mu bwiza bwe bwose atarimbaga nk'akarabyo. No, ndashaka igicuriho cya 6 before you go jya kuri sate turebe. Ariko ubwo Imana yambika
ariko Imana ubwo yambika ubwatsi bwo mu gasozi ityo buriho none ejo bakabujugunya mu muriro nizarushaho kubambika mwe bafite kwizera gukemwe. Gira hepfo. Nuko nimukiganyire. Ariko nashakaga. Nuko nimukiganyire mugira ngo tuzarya iki? Cyangwa genda gakeya. Nuko nimukiganyire. Ngo tuzarya iki? Uzi iyo umuntu ageze kuri iyo point, ntimukiganyire ngo tuzarya iki? Tuzarya iki? Komeza ndagasubiza. Cyangwa ngo tuzanywa iki? Tuzarya iki? Tuzanywa iki? Tuzambara iki? Tuzavurizwa he? Tuzaba abandi? Vuga ngo n'izindi detaye. Ibindi byose. Ibyo nibyo bitumye abantu bari mu rusengero uyu munsi, ariko ntago ari kubw'imbaraga z'ubwami. Ntabwo mbeshya. Abantu bari mu itorero, majority y'umubare 90% mu itorero ifite kesi ivuga ngo bazanywe no kusubiza, bazanywe n'ikibazo kivuga ngo tuzarya iki? Tuzanywa iki? Tuzambara iki? Amen. Niyo mpamvu iyo yahawe icyo kurya, agahabwa icyo kunywa, agahabwa icyo yambara, barangizanyije n'itorero. Vuga ngo bararangizanya. Niyo mpamvu tudafite abantu bagihamya mu itorero, kuko ntago bari ku bwami, bari kuri needs. Vuga ngo bari kuri demands z'ibyo bashaka. Yesu ashimwe cyane. Iyo dufite abantu mu itorero baje ku kibazo cya nzarya iki, nzambara iki, nzanywa iki, iyo ahuye no kwambara, agahura no kunywa, agahura no kurya, he or she, uwo ari we wese anyurwa n'ibyo. Ariko aratubwiye ngo ntimwibaze uko, arimo arashaka gusubiza nitwibaze uko tuzarya. So long as mufite ubwami, buri gihugu giprovidinga abaturage bacyo. Hari umuntu umyumva? Arashaka kudushakisha mukore analize ko Imana yabahamagaye. Niba ubwami bw'Imana ari buzima, kucyo duhamagarira gushaka kumenya imbaraga z'ubwami, no kugira ngo tubeho duteka. Amen. Amen. Hallelujah. Icyambere gituma dutekana nk'abanyarwanda, turi mu gihugu cyacu, dusobanukiwe amahame constitution yacu. Hallelujah. Umunyarwanda wese agira agaciro icyubahiro gihereza Imana. Hallelujah. Hallelujah. Niba hari ikibazo cy'inzara, gisubizwa ku rwego rwa buri wese. Yesu ashimwe cyane. Niba hari ikibazo cy'abana kwiga, anyway, dukomere Imana amashyi n'ukuri kubw'ibi. I wonder ko n'umwana wa primary arya ku ishuri, cyangwa ntago mubizi? Baryayo cyangwa ntibaryayo? Bagaburirwa n'igihugu cyangwa twe tubagaburira? Yes, nitwe imbaraga z'igihugu, ariko biri mu ihame, n'uvuga ngo biri mu mahirwe dufite nk'abanyarwanda. Yesu ahabwa icyubahiro. Yesu arimo aratubwira ngo mubanze mushake ubwami. Vuga ngo ubwami. Nimubona ubwami, ntabwo muziganyira kurya, ntabwo muzibaza uko muzabaho, kuko ubwami buzagaburira bene gihugu b'ubwo bwami. Hera Imana icyubahiro niba ubyumva. Amen. Ndashaka kugukundisha Imana minus gukunda icyo wayikuyeho, kuko nugumana data, nugumana ubwami bw'Imana nizo mbaraga z'Imana. Hallelujah. Iyo ugenda muri iki gihugu ntabwo ugenda uhura n'imbaraga, ahubwo ni ukuvuga ngo itegeko riri muri constitution rirengera umunyarwanda wese ahari. Ibivugwa muri ubu bwami biha access abakiranutsi bose. Hereza Yesu amashyi menshi cyane. Ndashaka kukwereka icyatuma Imana ikurikirana CV yawe, kabona umurage uri mu bitaro, kabona ubirage uri hano ku isi, kabaho ufite insurance. Vuga ngo y'ubwene gihugu bubiri. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Amen. Uyu munsi hari umunyamahanga waje kwaka ubwene gihugu muri iki gihugu akabuhabwa, icyo gihe ni ikihe gihugu kibaye ni cyagi ku buzima bwe? Nicyo cyamwakiriye. Abantu bamwe bazi umukobwa twasengaga hano, sinshaka wenda kuvuga amazina ye
kuko iyi ni ntuzi ikomeza kugenda. Haleluya. Ariko twabanaga hari umunyamahanga ukizwe uretse ko bitanateye n'isoni, ariko asaba ubwene gihugu arabubona, ariko umunsi abubona yaraseba. Nukuvuga ngo iminsi yose imyaka irenga 10 yabaye mu gihugu 10 amen, yari umunyamahanga. Umunsi abona iranga muntu yiwacu, haleluya, amategeko y'u Rwanda yatangiye kumurengera. Komera Imana yacu amashimwe cyane uyu munsi, haleluya. Hibi nakoreje isoni kuko baranabahamagaye ku karere barabacelebratinga, barababwira ko uyu munsi bakiriwe n'abari abanyarwanda. Uzi umunezero yagize, vuga ngo umunezero yagize, kuko yatangiye kumva ko atari mu gihugu nk'umunyamahanga, ari mu gihugu nk'icyamubyaye. Uzi ikintu cyamurengeye, amen, ni amategeko yanditse. Vuga ngo ni amategeko yubahirijwe yanditse. Bwira mwene so ngo biri muri iki gitabo byubahirijwe, mubwire ngo hari ubwami bwakurengera, hari ubwami bwasubiza ibibazo byawe. Komera Yesu amashimwe cyane. Haleluya, haleluya. Muri aya mategeko niho dutabarirwa. Ikibazo mfite rero, nk'ubu iyo udafite aka gatabo nanga iki gitabo urengerwa nande? Imana yacu ishimwe cyane. Turashaka kuvuga imbaraga z'ubwami. Haleluya, amen, haleluya, haleluya, amen, amen. So arasubiza ikibazo kivuga ngo ntukiganye, wibaza ukucyuza mbara. Ibyo ni byo bibazo muri rusange. Kuba ndi impfubyi, reka njya ahantu herane ntabarwe. Ndashaka kubwira ngo ni byiza ko waje, ntunagire ngo ndatakaza agaciro presence yawe mu rusengero, ariko ndashaka kubwira ngo icyamugatahana ikirengeje icyo, kuko nusaba ibiryo mu gitondo hazaza inzara, hazaza inyota, ariko nusaba nusaba kumenya itegeko nshinga ry'iwanyu, Yesu ashimwe cyane, haleluya, akarengane kazaba gace ku buzima bwawe. Uzajya uburanya Satani atsindwe mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo, amen, amen. So nyuma yo kumenya ko turi abana b'ubwami, kuki Kristo adushishikariza igihe Yesu yazaga mu isi? Vuga ngo igihe yazaga mu isi, ibi bintu nabitekerejeho, tugira amahirwe yuko amajoro yo mu weekend turari imbere y'Imana, ariko amaze iminsi nanarayizinga, avuga ngo amaze iminsi hari ibintu areba. Yesu ashimwe cyane. Hari uburyo turimo kugenda duta imfatiro, vuga ngo duta urufatiro, haleluya, kandi mu mwisi nziza, vuga ngo mwisi nziza, mwisi itababaza, amen. Listen, ndashaka kubikwereka. Igihe cyose turi mu rusengero tubwirwa ibintu byiza gusa, vuga ngo byiza gusa nk'ibyo waje ushaka. Yesu ashimwe cyane. Byakugora kumenya ko Satani akorera mu byiza. Ndabesha? Byakugora ku myaka yawe ugezeho y'agakiza, haleluya, Satani kamanza nkoresha system, kamanza nkoresha wenda ururimi, byagora Satani gushira imbere mwebwe abanyicaye imbere, kuko benshi ndabona mukuze mu gakiza, kukuzanira ikintu cyerekana sataniki ku rundi ruhande, kuko wahita wanarayizinga yuko ari Satani wakiguteze. Icyubahiro gihereza Imana, amen. Urugero, hari ahantu uyu munsi wa none udashobora kwicara uri umurokore, amen, kavuga ngo nuwansanga aha nakorwa n'isoni. Hari umuntu udashobora kwicarana nawe, Yesu ashimwe cyane, kavuga ngo abantu batekereza ko mvugane. Nukuvuga ngo hari ibintu umwanzi atakikugaburira ngo byemere, vuga ngo byemere. Hari imyanya utakicaramo ngo byemere, vuga ngo byemere, haleluya. Hari umuntu utakigendana nawe ngo byemere, Yesu ashimwe cyane, amen. Nukuvuga ngo hari ibintu Satani atazana mu buzima bwawe physically, ariko ashobora kubizana indirect, vuga ngo indirect. Yesu ashimwe cyane. So indirect yacu, iyo watindanye n'ikintu cyiza kandi nacyo gitwara amasaha yawe, reka nkubwire ngo umwanzi abyungukiramo ko yagutesheje igihe, kandi abyungukiramo yuko yagutesheje igihe, Yesu ashimwe cyane, kandi yagukoresheje amakosa indirect, haleluya, haleluya. Ndabikwereka hano muri Bibiliya, ntabwo ari ibintu nitekereza mu mutwe. How?
inshuro nyinshi mu rusengero, avuga ngo mu rusengero n'ubu mvuga ibi hari abababaye kuko si byo byabazanye. Amen. Kubw'ijambo rya deliverance twigishije kuri media, hari umuntu umwe waje yiteguye ko tumurambikaho ikiganza agataha abohotse, atiteguye kumva ibingibi bivuga, avuga ngo ibivuga biravuna, ibi ni iby'ubwami, ibi ni iby'abana b'ubwami, icyubahiro gihereza Imana. Haleluya. Buri uko twigisha abantu, buri uko mushaka mwanategetse, bivuga ngo uyu munsi imitima y'abantu tugeze mu rwego n'abashumba rwo gutegeka ibyo mushaka, mudutegeka ibyo mushaka ko tuvuga. Haleluya. Listen, nyumva neza. Kuko nutavuga gukira no kwakira no kubohoka, ntabwo muri buze. Ndabeshya sa? Haleluya. Ariko vuga ngo iyo ni imbyino yaha, ariko si urufatiro ruhoraho. Nakomeje kwitegereza aya magambo Yesu ababwira ngo mubanze, meaning ubabwira ngo mubanze niwe mwana, vuga ngo niwe mwana w'imfura. Haleluya. Avuye mu ijuru, vuga ngo avuye mu ijuru, abaye dekarare mu isi. Ntabwo aje twiringiza ibitangaza, ahubwo aje tubwira ngo mubanze, before you go far, banza ushaka imbaraga zo gukira kwawe aho zituruka. Icyubahiro gihereza Imana. Aya magambo nayatinzeho mu gitondo, nakomeje kwibaza kuko iyo umuntu w'inshuti yawe akubwiye ngo bato, mbere y'uko utaha ubu bukwe banza ukora analize yabwo, mbere y'uko ushaka uyu mukobwa banza umenya aho avuka. Ibyo byabaga hari ku uyu munsi ntibikibaho, niyo mpamvu no gusenya kubaye kwinshi. Yesu ashimwe cyane. Utinya ko umuntu ashakira undi kuri WhatsApp. Haleluya. Umuntu akakubwira ngo mami ngo uyu mugabo ngo namukuye ngo kuri WhatsApp ngo group, ngo hari WhatsApp group ngo z'abagabo bimarketinga gushaka abagore, ngo hari na WhatsApp group ngo z'abagore bashaka abagabo, ngo mu by'ukuri ngo naracatinze ngo mbona rankunze, ngo hanyuma ngo turahura ngambwira ko yankunze. Vuga ngo birahagije. Vuga ngo yamaze inyota n'inzara, ariko ntazi imbaraga z'ubwami zimuri inyuma. Komera Imana yacu amashyi menshi cyane. Amen. Amen. Hallelujah. Nakomeje gushakisha mission ya Kristo mu isi. Ndeba ijambo buri umuntu wese ni mugendana, uzamenya uwo ari we ku munsi wa nyuma. Vuga ngo ijambo rya nyuma muherukaniraho uzamenya ko yari umugabo. Gutangirana nawe uyu munsi it's okay, ariko gusozanya nawe nangwa gusozanya n'abatoni. Narasoza, avuga ngo soza, abwira itorero, ngarutse kuri mission yanjye nawe, abwira itorero mugende mubwirize abantu iby'ubwami bw'Imana. Bwivuga ngo iby'ubwami bw'Imana. Ndavuga uyu munsi turimo kubwiriza ibiki buriya? Vuga ngo ntabwo ndimo guhindura statement y'ibyo mbwiriza ntibinapfuye, ariko ndashaka kuvuga ngo niyo mpamvu tutagifite abavuga butumwa mu rusengero. Muntu wese arazamuka ashaka gutanga service, ariko adashaka kuvuga aho imbaraga zikomoka. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Amen. Amen. Iyo mubwiye abantu ko hari ubwami buzo kubimpoweringa, amen, amen, ubwami bufite base kuruta imbaraga yagukijije igifu. Ubwami bufite base kuruta amazi wagaburiwe na runaka. Ubwami bufite base, vuga ngo bufite imbaraga. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Kuruta igitenge naguhaye. Amen. Iyo wabonye ubwami uba wabonye combination y'ibintu byose, ariko iyo wahaye akantu kamwe bawahaye service n'umuntu umwe wagiriwe neza n'ubwami, ariko wagutegeka gushaka ubwami bw'Imana abaguhaye kwambara imbaraga zituma aho ugenda hose ugenda na confidence, ugenda ushinganye, ugenda ufite insurance. Icyubahiro gihereza Imana. Haleluya. Noneho ibyo uyu munsi bidutindije mu makrosi ni bya bindi dushaka kandi byatuzanye. Haleluya. Igihe Kristo yakizaga, ndashaka gukomeza umukristo umwe
ushaka kubona ubwami. Kuko ndabizi bimvuga ntibiryohera benshi, ariko we are not about kuba twakira ku mubare, kuko ntituhemberwa umubare w'abatwumva, nta nubwo duhemberwa umubare w'abatatwumva. Duhemberwa tugize amahirwe twavuga ibyo data ashaka, niba ari byo byaryoheraga Imana ibyo mvuga uyu munsi. Amen. Yesu akiza, navuze ngo uyu munsi ndaganira namwe, akiza, imbaraga zakizaga abarwayi ntabwo zarize. Ndashaka unyumve neza. Zarize nde? Zarize ubwami bwa? Imbaraga zazuye Lazaro ntabwo zarize. Zarize nde? Z'ubwami bwamutumye. Vuga ngo ubwami bwamutumye. Ya dekara yasa amagambo y'abatoni, yavuze ngo mubanze mushaka ubwami bivuga ngo nubona ubwami bw'Imana, imbaraga washize mu gushaka ubwami ni bukwiyereka, buraza kuguha ranka runaka. Haleluya. Shobora kugenda ufite indi group ukuriye, shobora kugenda uri talented mu kintu runaka, shobora kugenda uri well equipped ku ntwaro zose z'ubwami, shobora kugenda ufite agace ko gukiza, shobora kugenda ushobora kugira imirimo myiza. Ubwami niba bwami wamaze kubona bukakudekarara, bukaguha ID yabwo, bunaguha professional ukoreramo. Icyubahiro gihereza Imana. Buduhereza CV, buduhereza aho dukorera. Vuga ngo aho dukorera. Ubwami buragufata bukaguha impano yo gukiza abarwayi. Ubwami buragufata bukaguha impano yo gukira imirimo myiza mu itorero. Ubwami buragufata, vuga ngo buragufata, haleluya, bukagutuma mu banyamahanga ukabwiriza ubutumwa bwiza. Ubwami buragufata bukakwishyurira cost yaho uzarara n'icyo uzarya. Ubwami buragufata bukishyurira abana bawe ukavuga ubutumwa. Ubwami buragufata bukakubakira i Kigali. Ubwami buragufata bukakubakira muri bene wanyu. Ndashaka kuvuga ngo ubwami iyo bwakugiriye icyizere, Yesu ashimwe cyane. Yesu Kristo amaze kugirirwa icyizere na se, vuga ngo amaze kugirirwa icyizere n'ubwami bwamutumye. Amen. Bumuha intwaro zo gufatamira imitima y'abanyamahanga, bumuha intwaro zo gukiza abadayimoni no kwirukana abazimu, bumuha intwaro, amen, zo kuvuga amagambo y'ubwenge, bumuha buri kintu cyose uzakora uri mu itorero n'imbaraga z'ubwami. Wikwirata ibyo ukora, uzirata ko ubwami bwakugiriye icyizere. Komera Yesu amashyi menshi cyane. Haleluya. Naje gusanga Satani yaratwishinda direct. Why? Aho umuntu yirata icyo ari cyo. Amen. Jewe mfite amavuta ashobora kugukoropa akagutura hasi. No, nta ufite amavuta. Musirikare w'iki gisirikare yaba utunze imbunda ayihabwa n'ubwami. Yesu ashimwe cyane. Ayihabwa n'itegeko ryanditse. Haleluya. Yewe niyo utunze bamenya nomero zayo. Yesu ahabwa icyubahiro. Amen. Amen. Ofisi yawe ukoreramo yihabwa n'imbaraga z'igihugu. Haleluya. Niyo mpamvu ashobora kwinzira ari afande runaka tukaba burije yo kumwicaza ku ntebe y'icyubahiro, kuko uretse no kuba yambaye uriya mwambaro. Amen. Turubaha n'igihugu cyamugiriye icyizere. Niyo kuvuga ngo umenye ubwami ukorera, watangira kugirirwa icyizere, watangira kuba uw'agaciro, watangira kugenda ufite confidence. Yesu ashimwe cyane. Bana b'Imana, mwisaba amazi ari burangire, mwisaba ibiryo biri burangire, mumenye umuzi waho abandi babivoma, twinjire twivomereyo. Vuga ngo ndaza kujyayo. Bwira mwene so ngo ndaza kujyayo. Ndibwira ko kuba umunyarwanda utabiterera application. Niyo ugiye kwaka indangamuntu ukuze, bakubaza ababyeyi bawe, urende bagushyiramo data baba bafite. Vuga ngo baba bagufite. Yesu ashimwe cyane. Kuba wavuye mu mahanga naho winjiriye baba bakabona, n'umupaka iwanyu binjiriyeho barawubona. Vuga ngo icyo gisekuru, haleluya, naho uvuka uri mwene nde. Ariko mu rusengero abantu barashaka kuvoma hejuru. Vuga ngo barashaka kuvoma hejuru. Ntabwo ushobora kubeshwa mu rusengero nuko wakiza indwara. Uzabeshwa mu rusengero nuko ufite imbaraga z'ubwami bw'Imana. Kuko iyo abantu baba mu rusengero kubera ko babonye ibitangaza, ntituba dufite aho twicaza abantu. Ariko igitumye abantu bari muri transit nk'imipaka, Yesu ashimwe cyane, no kutamenya aho bakura imbaraga zibahindurira ubuzima. Ndasenze ngo uyu munsi we wicara aha, uwo wicaye aha, ibyo ushaka byose biri mu gihugu ushaka ko kigukiza, kandi wabikonsoma, kandi urabiragwa, kandi ni byawe. Mu kanya turavuga ku murage wabera.
Yesu aratubwira ngo mubanze mushake. Igituma ubona byoroheye abantu kurekura agakiza nuko atazi imbaraga ziri mu bwami bwamuhamagaye. Igituma uhura n'umuntu mu gitondo akakubwira ngo biriya bintu byanyu se, haleluya, ibintu byacu se twarapfumuje, twararaguje, haleluya, ibyo bintu byanyu ntabyumva kuko yavomye amazi yo hejuru. Uvuga ngo yavomye utuzi two hejuru. Yaraje ahura na deliverance, amen. Arangije uwo munsi Imana imusubiza akazi. Ntabwo nzibagirwa abantu hano, ariko Yesu we, I can't forget. Se mbivuze nabijyamo bikantinda, reka nikomereze message. Nenge kuvuga ngo sinakwe ariko abantu muvoma hejuru murambabaza. Uzi ko umuntu avoma hejuru mu gitondo Imana ikamukubwira. Nibuka umubyeyi umwe, ntabwo mvuga amazina ye, twabanye nawe mu gihe kitari kinini cyane. Kristo amugirira neza nk'abandi bose, yaba yigiriye neza benshi. Ariko mbere yuko amva mbere yuko dutandukana, Imana itangira kumunyereka iminsi yizaza. Noneho mbona ari excited cyane kubw'imbuto yari yafashe. Vuga ngo imbuto yari yafashe. Buriya kariya kazi, aka kazi musaba, vuga ngo akazi dusaba, akazi kabarajije amarira, ntabwo akazi kakemura ibibazo. Bwira mwene so ngo ntikakemura ibibazo, amen. Ubwira ngo ahubwo kandi ntikanabura wagashatse. Abashomeri bagiye kunkubita. Bwira uwo mwicaranye ngo buriya ntikajya kanabura. Abantu bafite ibibazo hani bangahe? Muzamura amaboko ndebe. Oya, it's okay. Abafite ibibazo hani ubundi iyo ushaka akazi ujya hari ibibazo, haleluya, amen. Iyo uri muri society ifite ibibazo buryo uba wakemuye, buryo uba wabonye ikibazo cy'akazi. Kuko akazi nagashaka, abantu bashaka akazi ngo bakemure iki. So at your mind, igihe cyose uzaturana n'abantu 2 3 bafite ibibazo, uzakereye akazi. Vuga ngo uzakereye akazi, haleluya. Ariko icyo nshaka kuvuga ni iki? Akazi abantu bose baragahabwa ariko ntigakemura ibibazo. Uzi igikemura ibibazo ni ikintu Imana yakubatse mu gihawe n'ijuru. Ikintu kizakemura ikibazo cyawe ni impano Imana izaguha ukamenya agaciro kayo. Niwubaka iyo mpano, retirement niza ntago bazakwirukana kuko izabiri muri wowe. Ariko imyaka y'ubukure niza, ati wa experience uzataha abandi bagiyemo. Vuga ngo uzabukereye ibindi bibazo, kuko gusaza n'ubumuga buhoraho. Yesu ashimwe cyane. Kandi ugiye muri retirement, kandi wari utunzwe n'akazi, icyo Imana yagushyizemo waragisuzuguye, ushatse guhereza akazi cyo demand zizawe zishaka, nibyo uzakabona kaguhuhireho, ariko nikazahoraho. Vuga ngo nikazahoraho. Ijye uhoraho nicyo Uwiteka yadushizeho. Kuki Yesu atwaburiza gushaka ubwami? Nuko mu bwami ariho hari sosi y'ubuzima bw'umuntu uwo ari we wese. Waba ushaje, waba uri muto, waba uri umusore, waba uri injimbi, Imana yawe iri muri wowe, urakomeza ukabona ubuzima kandi uhabwa service ku rwego rwose. Komera Yesu amashimwe cyane. Hallelujah, hallelujah. Bwira mwene so ngo shaka imbaraga z'ubwami bw'Imana. Mubwira ngo reka gufata ibintu byo hejuru. Amen, amen, hallelujah. Bwira ngo rekeraho gutrusting ibyo abantu bakubwira. Nawe uri umwana mu rugo, ushobora kujyayo ukabivomayo mu izina rya Yesu. Nawe wakwinjira ibyo yasagaye wabikuraho, kandi nibyo agushakaho wabimukuramo, kuko uri umwana w'ubwami. Amen. Uzumva abantu hanze aho bavuga ngo witonde cyane, ngo itegeko rikurengera niryo rindengera. Ugashatse kukubwira ngo kuba uri umunyarwanda ndiwe, ubwo nta kurangije. Yesu ashimwe cyane, haleluya. Itegeko rikurengera niryo rindengera. Kuba uri umunyarwanda nanjye ndiwe, amen, amen. Kuba uri umwana w'Imana nanjye ndiwe. Nutanandambikaho ikiganza nanjye mfite access, ndinjira ntabarwe. Komera Yesu amashimwe cyane. Ningusaba kunsengera ntubikunde. Umuntu wanze kugusengera abaguhaye amahirwe yo kwinjira iwanyu. Yesu Kristo
yasohoje umugambi wa se, agiye kugenda aravuga ngo uko data yantumye nanjye niko mbatumye. Ikibazo mfite, munaniwe gutumika kandi murashaka gukonsuma iby'ubwami. Haleluya. 90% yicaye mu itorero irashaka kwakira, ntishaka kumenya iwabo. Hari umukristo wabo byaba bifasha? Ibi biratoneka kuko sibyo mwaje mushaka. Ariko reka nkubwire ngo ntuzababare muntu n'umusaba service akayikwima y'ubwami. Uzibuke ko nawe ufite insurance, uzibuke ko nawe ufite umwanya wo kwinjirayo. Komera Yesu amashimwe cyane. Haleluya. Haleluya. Aravuga ngo uko data yantumye nanjye niko mbatumye, mugende mubwirize iby'ubwami bw'Imana. Ntabwo yavuze ngo mubwirize iby'izina ryanjye. Izina rye yarizanye nka gatekeeper, as somebody who have obeyed. Kimwe nk'uko nawe muri iri torero uramutse wumviye mu mavuta ya Pastor Abatoni, ntiwumvire gusa nidizize, niba ari akorana n'Imana ukagendana nawe, nanjye nakubikamo icyizere ku munsi wa nyuma nkavuga ngo kuko wabaye umwana mwiza, I prefer you. Ndumva nagusiga, ndumva nagusengera, ukomeze iriyerekwa urigeze ku bandi. Wigende ubabwira Abatoni, genda ubwira imirimo myiza. Wenda ujye uvuga ngo Pastor Abatoni hari ibyo yakoze. Imirimo ya Kristo idufasha kongera agaciro k'ubwamavukamo. Haleluya. Ariko muri misiyo yiwe buri muntu wese ntiyagombye guterana ku cyumweru atabufite umuntu yakumbuje igihugu avamo. Yesu ashimwe cyane. Ntabwo ari ugufata abantu mateka ngo tubahindure, ngo tubabwire ngo nimuze, ngo umuntu utazakira Yesu ngo nukuri inkubi zamukubita, ngo nutakira Yesu uzarimbuka. It's his or her choice. Wowe mukumbuza kuvuka nkuko dukumbuza abantu iwacu. Pastor Abatoni rimwe wazantumiye mu gihugu cyanyu, ndumva ashaka kureba u Rwanda. Ntago akumbuye kureba Abatoni, arashaka kureba u Rwanda. Kubera uko baruvuga nuko yambonye, vuga ngo nuko yamubonye. Haleluya. Icyama hakagira umuntu kureba agakumbura itorero ry'iwanyu, yakumva ibyo uvuga kagira amatsiko yo kuza iwanyu. Komera Yesu amashimwe cyane. Imana irashaka dukumbuza abantu igihugu n'imbaraga tuvamo. Ariko ubutumwa bw'uyu munsi buvuga ngo nuguciraho abantu iteka. Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe cyane. Nutizera urarimbuka. Irabivuze. Ndakurahiye ni hari bushira iminsi 3 utarangiye. No, vuga ngo no. Ubwire ngo ubwo bwamura bubeshye. Ubwire ngo nibwica. Ahubwo aravuga ngo icyo nifuza nuko abantu bose bakizwa. Komera Imana yacu amashimwe cyane. Icyo umwami Yesu yifuza nuko abantu bose bakora iki? Bakizwa. Uzi cyatera umuntu gukumbura successful nuko umubwira ineza y'Imana. Haleluya. Kumubwira ngo nagiye muri iriya torero ndushye ariko muhura n'Imana iranduhura. Nahageze ndi nyakamwe ariko data yahampereye umuryango. Nari imbabaye Imana yuzi bikomere. Nijiye. Amen. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Mugende mubwiriza abantu. Dusomere yanjye. Njya muri Matayo 28 murongo wa 16. Just last chapter. Injira yo wihuta niyo haba Matayo 28 murongo wa 16. Dusomereye twumve. Nuko abigishwa 11 bajya Galilaya ku musozi Yesu yabategetse. Bamubonye baramupfukamira, ariko bamwe barashidikanya. Igiraho imbere gatoya. Haleluya. Jya ku murongo waho wa 18. Gira imbere gatoya nyine. Nuko Yesu 19 twihute. Nuko mugende muhindura abantu bo mu mahanga yose abigishwa. Mubabatize mu izina rya Data wa twese n'Umwana n'Umwuka wera. Yego komeza ntacyo. Mubigisha kwitondera ibyo nababwiye byose. Kandi dore ndi kumwe namwe iminsi yose. Mubitondere kwigisha ibyo nababwiye. Mubigishe kwitondera ibyo nababwiye byose. Bivuga ngo mission ya Kristo
uyu munsi icyo dusabwa je nawe ni ukuvuga ibyo twigishijwe na Yesu, ntago ari ukuvuga ibyo Yesu yakoze, kuko Yesu Kristo ari expectinga ko nawe ubwawe niwigisha neza ibyo yakoze. Niwigisha neza ibyo wabwiwe nawe. Amen. Imirimo yakozwe nawe uzarutikora kuri yo. Icyubahiro gihereza Imana. Kwigisha ni ibiki twigisha? Ni bwa bwami bw'Imana. Hallelujah. Turn people to my kingdom. Nukuvuga ngo iyi si ifite ubwami kandi bifite uyitegeka. Ariko turimo gusaba indi nationality. Twahawe audience binyuze mu gitambo cyo kumusaraba. Haleluya. Kristo yabaye umutambyi, yatwunze n'Imana. Kuba yatwunze n'Imana, arashaka twaccessinge ziriya mbaraga. Haleluya. Arashaka dukore niki cyamuhesheje kudahera mu mva. Amen. Amen. Ukuboko kwa se kwamanutse yohereza marayika kuko atariho icyaha cyose aramuzura. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Niki cyatumye abwiriza hagati y'amahanga ndetse hagati y'abantu bari baracuritse ubutumwa bwiza ariko akavana y'iminyago. Amen. Nuko yavugishije ukuri, ahagarara muri principle y'ubwami bw'iwabo, arabuvuga ijuru riramushyigikira. Niyo mpamvu ngo sinshobora kuvuga ibintu byose nshaka, ngomba kuvuga ibyo wantumye yantumye kuvuga. Komera Yesu amashyi cyane. Ndagusabye ngo ureke kuyoba, uvuga ibyo wabwiwe n'abandi. Reka tuvuge ibyo dusabwa kuvuga. Niba bake baba bake, niba benshi baba benshi, ariko tuvuge imbaraga z'igihugu tuvamo. Komera Yesu amashyi cyane. Hallelujah. So arimo asoza mission, ubwo nirengagije hagata agaciro kose yari afite. Ntabwo ari Joseph, ntabwo ari Maria. Amen. Amen. Vuga ngo ni imbaraga zaho yaturukaga. Ibyo byahanuwe kera usomye muri Yesaya ibice 7 guhera ku murongo waho ngira ngo wa 10. Aravuga ngo umwana azatuvukira, ngo umwana w'umuhungu ngo azatuvukira. Iyo ugiye ku muce 9 aho aravuga ngo dore umwana w'umuhungu aravutse, ubutware bwose buzaba ku bitugu bye. Atangira kuvugwaho. No kuvuga ngo it was God's plan. Yesu ahabwa icyubahiro. Plan y'Imana yanyuze muri Kristo, ifata umurage wose wo kuri je nawe iwunyuza muri we. Iramubwira ngo unuvuga ibi hakagira ukumva azabiragwa. Haleluya. Azakora iki? Bwira mwene so ngo uyu munsi uramenya umurage wawe, impamvu uri umwana w'ubwami. Mukanya turajya ku murage. Reka mvuge kuri gato mission yanjye nawe. Ibi ntabwo kubwiriza ubutumwa no kubwira abantu impamvu abantu batsinzwe kutagira abandi bazana mu rusengero. Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe. Mubwira abantu imbuto ariko nimubwira abantu igiti muvoma mukuraho imbuto. Haleluya. Haleluya. Tubwira abantu kuza gufata imbuto ariko ntabwo tubabwira amazi atera igiti kwera imbuto. Amen. Uyu munsi uri budakarara igihugu cyawe ko ari cyiza, ntabwo utangira kuvuga wowe kuri mwiza, uvuga imbaraga z'igihugu uvamo. My country is good. Yesu ashimwe cyane. Igihugu cyanjye ni cyiza. Iyo umuntu igiye gitumye umuntu kimushakira inzu yo kuraramo, giproviding ibyo azarya, gikeyaringa abana be. Tuvuge uyu munsi ba ambassadors b'ibihugu byacu bibwira aho bari, they are cared by the country. Ndabeshya? Yesu ahabwa icyubahiro. Buri ambassador hari arebererwa n'igihugu. Iyo ugiye gutumwa n'igihugu bagutumana n'umuryango wawe. Icyubahiro gihereza Imana. Kandi baragukeyaringa. Hallelujah. Hallelujah. Nirinze kujya muri detail gakondo yacu kuva ku Mana. Ariko turabizi ko Imana ari irema umuntu. Yesu ashimwe cyane. Ushatse kubihakana ujye muri Yeremiya aravuga ngo nakumenye utaraba urusoro mu nda ya mama wawe. Papasire kuba uriho ntabwo uri inyoni mu ishyamba mu giti. Kuba uriho ntabwo uri intare hariya zinjiza amadovize zizapfa n'inyama zazo zikabora n'intumbi zazo ntizibukwe. Uri umuntu uzapfa at your point yo gupfa, nyuma yaho uzabazwa mission yawe y'urugendo rwawe.
ntabwo uzavuga ngo pastor abatoni yahagaze ku gatuta arambeshya. Niyo mpamvu Kristo aha amahitamo buri wese, shaka ubwami bw'Imana mbere yuko ushaka ibitangaza. Shaka sosi y'ibitangaza. Icyubahiro gihereze data. Shaka aho bavoma shaka aho bakura imbaraga, shaka aho bavoma gusigwa, shaka aho bavoma ubuzima, shaka aho indwara ninde dogita utanga imiti ikiza mu rusengero, ninde muganga w'abaganga mu itorero, ninde wakuzanye kuri iyi si. Haleluya. Ninde ugufiteho umunsi wa nyuma. Imana yacu ihabwa icyubahiro. Imenya iby'itangiriro ikamenya iby'iherezo. Buri muntu wese wicaye aha, data yawe y'umunsi wa mbere winjira mu isi no kuyisohokamo ifitwe n'Imana. Mama wawe umubajije, benshi barimo na mama ntabwo yibuka itariki navukiyeho. Mfite amahirwe yo kuba nkimufite, ariko nyamaza nari ku mama ati niba hari ku wa mbere, niba hari ku wa kabiri. Hari n'abajya bwira ngo byari ku ntambara ngo ya Museveni ngo nawo bote. You can imagine. Yesu ashimwe cyane. Bote yarwanye kabiri, ubwo se tuzamenya ari iya mbere cyane iya kabiri. Haleluya. Haleluya. Ubundi akubwira ngo ndabyibuka ngo nari mvuye gusura iwacu ngo indi mfatira mu nzira ngo ndabyibuka hari kuri Noheli ngo bwari buce Noheli kaba. Ubwo umunsi ubanziriza Noheli wamenya wari uwuhe? Ko Noheli ziba buri mwaka. Haleluya. Haleluya. Abafite amahirwe mu byandika ubu mu bwonko hakivuga, kuko nubwo ari bukubwira aho wavukiye ntazakubwira aho uzasoreza. Ariko Imana yacu ifite itangiriro ikagira n'iherezo. Komera Yesu amashyi menshi cyane. Haleluya. Bwira mwene so ngo banza ushaka imbaraga z'ubwami ushaka gukoreramo. Bwira ngo ubwami ushaka gukoreramo bufite amahame yabwo. Kubera icyo abantu batsindiwe mu rugendo basoromye imbuto zo hejuru ariko nibihanganiye imizi y'igiti. Amen. Basoromye imbuto zo hejuru ariko nibasingiriye amazi y'igiti. Yesu ahabwa icyubahiro. Komera Yesu amashyi menshi cyane. So our mission, vuga ngo misiyo yacu, buri muntu wese wicaye muri iki cyumba abwirizwa kuvuga ibyo Yesu yamubwiye kuvuga nawe. Kubera ko niba utegereje gukora ibyo abandi bakubwiye, what about Yesu? Nazo uzamutandukanya gute n'abandi? Cyo ni ikibazo gikomeye. Niyo mpamvu uyu munsi wa none iyo haje umuhanuzi mu itorero uvuga ku mazi, abaha ibiryo, abaha amazi, abaha ibintu byose. Amen. Ntabwo mvuze ko Imana itarimo gukora, nta nubwo mvuze ngo Satani afite imbaraga kurusha Imana yacu, ariko ndashaka kubwira ngo iyo ndabibonye, vuga ngo yarabibonye. Yesu nahabwa icyubahiro. Iyo haje umuvuga butumwa utari buvuge ngo akira, iyo haje umuvuga butumwa utari buvuge ngo iravuze. Amen. Iyo haje umuvuga butumwa utari bukubwire ngo uyu munsi kirabaye, nangwa uyu munsi urupfu rurenze. Amen. Amen. Ntabwo abantu bagifashwa muri ibi bihe. Vuga ngo Satani yatwishe indirect. Kuko nakubwira ngo jyayo uri bugeyo, kandi nagushyira icyaha imbere akakuzanira umukobwa wenda ngo musambane, urahita wimenya, urahita umenya ku cyaha cyo gusambana Imana icyanga, ariko azagutinza mu rusengero uhakura ubusa usoze ntacyo ufite kandi warahatinze. Vuga ngo urinirwo rupfu rubi, gutinda ahantu utazasarura, kwicara ahantu utazakura ubuzima. Uyu munsi niba ubyumva uri umukristo, mbabarira ufata icyemezo. Ureke kubeshwaho n'akanwa k'abandi, ubeshwaho nuko nawe Imana yaguhamagaye. Ureke kubeshwaho n'ijambo wabwiwe. Mfite amatelefone menshi ampamagara, pastor bampamagaye, runaka yampamagaye, umuhanuzi runaka. Abahanuzi buriya bamwe baranarengana ni bazima. Yesu ashimwe cyane. Ariko njye nibaza impamvu babica n'ukwanga kujya ku isoko. Niba wumvishije ijambo rikagukiza, ndashimira abantu buza mu rusengero, kuko iyo waje uhitamo kugaruka no kutagaruka kuko wahageze. Ibigufasha bidahari warake kutagaruka, ariko niba hari uwo bifasha azagaruka nta gahato tumushyizemo. Ariko wowe urashaka tuhanura iby'iherezo byawe, ntabwo turi Imana. Ikindi urashaka tukuvugaho ibyiza. Niyo mpamvu abantu bamwe bafite ibibazo, iyo yavuze ibibi icyo gihe ntabwo Imana ibihari. Yana wanahura nuko wenda nawe yifitiye ikibazo kakubwira ati ndahanura wavuze.
Yesu ashimwe cyane. Wayamuha ntibigukorere ukabigira intambara. Ubundi kuki utagiyeyo? Wayamuhaga ko yakubwiye aho akorera, wagiyeyo. Bitakora ukareka kugaruka, byakora bikazakugarura. Komera Yesu amashyi menshi cyane. Ubundi uhereza uta amafaranga umuntu utazi. Haleluya. Ushaka kuvuga ngo Yesu Kristo ntabwo yabwiraga abantu me, yavugaga my country. Igihe cyose uzumva umuntu avuga ngo ngo shahu ngo gewe ngo amavuta ndiho nagukaraga ngo iki, yanakumisha nyine. Yabwiriza na mission yadusigiye, mugende mubwiriza abantu iby'ubwami bw'Imana, muhindurira abantu. Haleluya. Ntabwo kubahindura ari ukumutanding up by force. Ntabwo guhindura umuntu ari ugukirana nawe mpaka yemeye ibyo ukunda. Just vuga aho uvuka ko ari heza. Haleluya. Haleluya. Igihugu mvukamo kiraryoshye, igihugu mvukamo ni cyiza, umwami wacu ni mwiza, uburenganzira bwaho ni bwiza. Amen. Kigira amategeko atanga freedom. Komera Yesu amashyi menshi cyane. Haleluya. Ariko cyanga icyaha, vuga ngo ariko cyanga icyaha. Kandi buryo uyubwiriza umuntu ntabwo ujya direct ku cyaha, urabanza ukamukundisha ibihaba. Amen. Iyo yakunze ibihaba, wagenda yiyambura ikidakundwa cyaho, icyubahiro gihereza Imana. Mbwira umuntu dukurikiranye ku mahirwe ufite, Yesu ahabwa icyubahiro. Dawudi aravuga ngo naho nanyura mu gikombe cy'igicucu, aravuga ngo umva naho naba natemaguwe, naho nahomba. Habakuki waravuga ngo naho imitini itakwera, vuga ngo hari icyo yabonaga. Mpera Imana icyubahiro mu izina rya Yesu. Reka mvuge kuri aka kantu ko muri Mariko, hanyuma twinjire ku murage. Tuhagera uraza kuryoherwa n'Imana, kandi uzasigara uvuga ngo Mana nzagukorera iminsi yose yo kubaho kwanjye. I will not give up and I shall never give up. Amen. 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 Nsomera muri Mariko igice cya 16 uhere ku murongo waho wa katurebe ku wa 14 ngira ngo. Mariko 16 uhere ku murongo wa 14 turebe. Ubwa nyuma abonekera abigishwa be 11 bicaye bafungura. Ubwa nyuma abonekera abigishwa be 11 bicaye bafungura. Yego. Abagaya kubwo kutizera kwabo no kunangirwa kw'imitima kwabo ko batemereye abamubonye amaze kuzuka. Yo, njye ku murongo wa 15. Murongo wa 15. Arababwira ati mujye mu bihugu byose. Abwira bande? Abigishwa. Abwira bande? Umuntu Yesu yatoje mbere yuko avuga agaciro k'imbere y'abantu, avuga mission y'ubwami kuko ari bwo bwamutumye. Komera Yesu amashyi menshi cyane. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Arabwira ati mugende mu bihugu byose. Mukora iki? Mwigishe abaremwe bose ubutumwa bwiza. Mwigisha bakoze iki? Abaremwe bose. Mwigishe abaremwe bose. Finally ubutumwa bwiza. Ubutumwa bwiza. Ubutumwa bwiza ubundi niyo gospel. Ubutumwa bwiza ubundi niyo mission. Ubutumwa bwiza mu magambo gusa, ubutumwa bwiza inside ubutumwa bwiza. Mubwiye ngo ngiye kukubwiriza ubutumwa bwiza, meaning ngiye kuvuga ubwami bw'Imana, mvuge n'umwami wabwo. Komera Yesu amashyi menshi cyane. That is gospel. Uzumva umuntu avuga ngo jewe ngo ndi umugospel ngo w'Imana, ariko finally kukubwira ngo ni umugospel n'umubaza uti se uragospelinga iki nango what is your mission? Rimwe na rimwe akubwira ngo jewe nda apostle. Kurundi ruhande ubutumwa bwiza ntabwo ari healing and deliverance. Bwiza si igitangaza Imana yakoze. Ubutumwa bwiza mubwira abantu ubwami bw'Imana, kuko ubwami nibwo bufite imbaraga zihindura imitima y'abantu. Igitangaza kifasha umuntu ku munsi, is just ifiriti n'inyama wariye ku mugoroba urasonza. Torero, haleluya. Amen. Icyamu uyu munsi hakagira imwunyumva. I'm not about kugira ngo nemeze abantu, ariko ndagira ngo at least habaho umuntu wicara muri iri torero. Udufashe uwo mwana, habeho umuntu wicara muri iri torero. Yesu ashimwe cyane. Vuga ngo Yesu ashimwe. Amen. Byibuze, vuga ngo byibuze
mu muyaga runaka uzaza atazagenda kubera ko icyo yarashaka atakibonye. Azicara akavuga nka Dawudi akavuga ngo naho nanga akavuga nka Habakuki ngo naho imitini itatoha, naho imbuto zitakwera imyera, naho inka zashira mu biraro, nzategereza agakiza gaturuka ku Uwiteka Imana yanjye, nzategereza ubwami bw'Imana, nzarindira. Sinzakora icyaha kubera ko imitini itatoshye, sinzakora icyaha kubera ko inzabibu ziteze. Hari abantu uyu munsi aterana right now tutavuga ibyo ashaka, tutagira amahirwe yo guhura n'icyo ashaka. Haleluya! Kavuga tumva narinzi ngo barabivuga none mvuyeyo batabivuze, nta cyansubiza indera. Ariko ndasenze ngo hazabeho umuntu uzihangana kugeza ku munsi w'imperuka. Komera Yesu amashyi menshi cyane. Ndasenze ngo hazabeho umukristo wabyara utabyara, wakena uwatakina, wakira utakira, uzategereza agakiza k'Imana yawe. Ibitangaza ko byabaye Kaperinaumu, Yesu yahagera akababwira ati muzamanuka mugere hasi. Akavuga ati Kaperinaumu, ibitangaza byakorewe muri mwe inshuti za Kristo, ibitangaza ushaka utafite ubwami bw'Imana byakumanura. Ageze i Betesayida aravuga ati Betesayida, marayika yamanukaga live, indwara zigakira. Umugabo arabihamya wamaze imyaka 38 abwira abantu ati nukuri nta ndwara idakira kuri aka gasozi. Marayika yagikandagiramo amazi akihinduriza. Umuntu wa mbere wijugunyamo nashaka barwaye cancer na diabete na hepatite na pressure na ageramo agakira. Ariko i Betesayida byasoje haguye. Vuga ngo byasoje haguye. Aravuga ngo ibitangaza byakorewe i Korozane ni Betesayida, iyo bikorerwa i Tiro ni Sidoni, ngo Imana yari kubihanganira, ngo barasenze bagatabarwa. Meaning is not about ibitangaza kugira ngo Kristo mwemeze cyangwa ukingurirwe irembo. Utamenya ubwami bwaguhamagaye, gitangaza ni cyakujyana mu ijuru. Komera Yesu amashyi menshi. Bitangaza ni ibiryo by'abana. Yesu Kristo afata abigishwa 12, afata 12. Bwira mwene so ngo ajya gusoza misiyo, yari yarabwirije 12 gusa. Kuki ari bayahaye akazi nuko ari bo yari yarabwiye amabanga. Komera Imana yacu amashyi menshi cyane. Umuntu wese ushaka kumenya imbaraga z'ubwami akenera kubana na Yesu mu gihe gikomeye. Vuga ngo mu gihe gikomeye. Niba ushaka kubana na pastor ku mibare y'ibyo yagukoreye n'ibyo wamukoreye, you will never get a kingdom. Umukristo wese uzabona ubwami asaba kubana na Kristo mu gihe cyiza no mu gihe kibi. Ahamagara 12 aranabagaya. Ubundi umuntu akunda aranamugaya. Arababwira ati mbagaye kutizera. Mesi twabanye, muracyari mayina, muracyari kutuntu tw'ibiryo twa buri munsi. Arangije arababwira ati dore ndabatumye mu bamahanga. Arababwira ati dore ndabatumye mugende. Abwira 10 nabangahe. Arababwira ngo ibyo nabigishije uyu munsi itorero ntabwo rishaka kwiga. Ubu n'uyu munsi nabangamiye imitima ya benshi, kuko nitubahamagara mu mibyizi akazi karabatwaye, nitubahamagara nijoro imiryango irabashaka. Ariko reka mbibire haka kantu nitugira amahirwe twaravuze ngo tuzaya tugira ameza y'abana, nibura ubashe kumenya behind the curtain hari iki. Yesu ashimwe cyane. Ubu hari umuntu wava akavuga ngo ntago twafashirwa, ngo nta kintu twize. Ariko reka nkubwire, umuhanga baramubajije ngo kuguha ifi no kwiga kuyiroba wakora iki? Ati munyigishe kuyiroba. Ubu mwese muhagaze ku bitangaza, umunsi buzaca Imana itadukoresheje ibitangaza, meaning nta mukristo tuzaba dufite. Urika ibitangaza ko byacyuye abagabo 70 bagataha. Yesu Kristo umunsi umwe aza yuzuye kubabwira imbaraga z'ubwami. Muri Yohana 6 arababwira ati uyu munsi rero ndabizi neza ko mutaje kubera ko mwaje gushaka Imana, ahubwo ni imitima ejo nabagaburire hari hakurya. Arababwira ati ariko noneho uyu munsi ndashaka mbagaburira umutsima nyamutsima. Aravuga ati umuntu wese wemera kurya kuri uyu mubiri wanjye azaba ari umutsima mu bugingo. Bati ngwiki ati kandi umuntu wese wemera kuzanywa ku maraso, ku gikombe cy'amaraso yanjye nzamata ngwiki
yasubiyemo yavuze rimwe gusa bamutera umugongo. Biravuga ngo iteraniro ry'abagabo 70, vuga ngo 70. 70 ni cya kinini. 70 bahaguruka mu itorero bareba, bakurikirana mu migongo, umugabo n'umugore barasohoka afata akamikoro barasohoka, hasigara 12. Uzi cyabashigaje ni umunsi yababwije ukuri, ni wowe wabashigaje. Komera Yesu amashyi menshi cyane. Ni kagahe yabanaga nabo kari secret, kagahe k'umwihariko yabanaga nabo, barasigara ariko nabo bareba nk'abahungabanye. Vuga ngo bareba nk'abahungabanye. Arabareba ati namwe murashaka kugenda, mbare kuri mugende. Petero aravuga ati mu by'ukuri iminsi tumaranye ufite amagambo y'ubugingo. Vuga ngo amagambo y'ubugingo. Komera Yesu amashyi menshi cyane. Haleluya. Aravuga ati se twakuvaho tukajya he? Kare ufite amagambo arimo gukiza imitima yacu. Ndasenga Imana ngo igira abantu yandika ku bisate by'imitima, habeho abantu baba committed for the kingdom, not for the miracles. Habeho abantu bitanga kubw'ukuboko kw'Imana babonye, atari kubw'igitangaza yaboneye Bethsaida ni Kaperinaumu. Kaperinaumu yahakoreye ibitangaza. Barazamuka, vuga ngo barazamuka barenga umurongo wo kumva iby'Imana. Vuga ngo barazamuka barenga umupaka, barazamuka ubwibone burabarenga, barazamuka biyumvisha ko ari bo badasanzwe, barazamuka mentalite zirenga umurongo. Arababwira ati Kaperinaumu, you are beyond the control. Aravuga ati ariko one day you will come down. Abigishwa iyo ufite amahirwe yo gusoma iyi Bible, iki gitabo, inshuro nyinshi ibintu by'amabanga ntabwo yabibwiraga 10. Bwira mwene so ngo ibintu by'amabanga ntabwo bihabwa public, bihabwa abana. Komera Yesu amashyi menshi cyane. Niyo mpamvu niba ushaka kumenya imbaraga z'ubwami, gerageza kuba ahantu ube contented, gerageza kuba mu rusengero rutuze. Ntabwo Yesu hanze yahapfugiraga ibintu by'amabanga. Nigeze babwira umunsi umwe abigishwa baramubajije ngo kuki uhuye na public, kuki uhuye n'abantu benshi ukimigana ukabahisha message. Arababwira ati sabana b'ubwami, ntabwo bafata ibintu by'agaciro ngo bigaburire umuntu utazi expense zabyo. Haleluya. Arababwira ngo abana b'ubu bwami, meaning hari ubu bwami hari n'ubundi bwami. Haleluya. Bizibye amatwi yo gukora ibyiza ariko bashaka kurya imbuto zaho. Ndashaka kubwira ngo arabaza bamwihomekaho, arabaza bamufataho, arabazi, vuga ngo arabazi. Bwira mwene so ngo uri umwana w'ubwami, keretse no wihitamo kurya imbuto ntiwaccessinga amazi y'igiti. Bwira ngo nawe ufite isezerano. Nyeganyeza umuntu muri kumwe, mubwira ngo ufite isezerano ry'ibipasta. Vuga, mubwira ngo ufite amahitamo yo kubirya no kubishaka. Mubwira ngo ubwishingane bwaho urabwemerewe. Mubwira ngo ibyiza by'ijuru urabyemerewe. Bwira ngo ni amahitamo ukora. Bwira ngo reka kurya utuntu turi mayina kandi usezeranyijwe ibikomeye. Komera Yesu amashyi menshi cyane. Bwira ngo wifate utuntu tworoshye. Haleluya. Haleluya. Mugende mubwiriza abantu iby'ubwami bw'Imana. Mwigisha ibyo, mwigisha abambere yababwiye ngo mwigisha ibyo nabigi. Mfite ikibazo. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Buriya muzi semina Yesu yagiranaga n'abari abagabo 12. Habe nubwo ubona akanya gato bamukuweho mu gihe cy'umubabaro, bagatatana bitewe n'igihunga cy'urupfu rwe, ariko yari yabasezeranyije ibintu bikomeye. Kandi nyuma yaho, haleluya, haleluya, baragarutse bariyunga. Vuga ngo baragarutse. Vuga ngo baragarutse baramwegera. Reka nihute ngere ku ngingo ya nyuma. Yesu ashimwe cyane. Amen. Amen. Iyo tuvuze aya magambo, buriya niba mutazi ikintu kibabaza Satani, ukuvuga umwimerere wawe.
kuvuga umwimerere wawe. Haleluya, haleluya. Kuvuga ubutumwa bwiza bw'ubwami icyo kintu kimubabaza. Niyo mpamvu ubona uyu munsi atindije itorero about miracle and wonders. Niyo mpamvu uyu munsi ubona hari agakino mu rusengero, uvuga ngo mu rusengero harimo akantu k'agakino ko guhanura yavuze, ugahanura itavuze, ugakora yavuze, ugakora itakoze. Why? Kuko arabizi ko turimo kuhatinda kandi n'ururimi ruryoheye buri wese. Paulo aravuga ngo iminsi izaza ubwo bazaba bashaka inyigisho zihwanye n'irari ry'imitima yabo. Ikikwereka ko buri muntu wese ashaka miracle muri iki gihe, we are about on end time. Turi mu gihe cya nyuma. Vuga ngo ni igihe cya nyuma. Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe. Yesu ashimwe. Amen. Kuko abantu benshi bararushye, demand zizabo ziraruta ibyo binjiza. Abantu barakonsuma ibintu byinshi. Baravuga ngo ikigereranyo cy'abantu barushye n'urubyiruko kurusha abandi. Ariko mu by'ukuri bakabaye barushwa n'iki? Kidasanzwe. Ariko ibintu barimo gutekereza nibyo barimo gukurura, nibyo barimo kubona, birimo birabasiga kandi mu imbaraga zibyinjiza ntazo bafite. Yesu ashimwe cyane. Amen. Ariko izo zose ni plan za Satani. Noneho niyo aje mu rusengero nta mwanya hafitiye. Ariko numubwira ngo Imana iguhaye akazi. What? Arahava yishimye. Kuko ukoze kuri emotions ze n'umubabaro we. Ariko mubwiye ngo Imana iguhaye impano ntabifata nk'iby'ingenzi. Ariko mwari muzi ko birivuga ngo impano y'umuntu iramushyiriraho inzira ikamwicazanya n'abakomeye. Wari uzi ko ikintu Imana yaremye muri wowe usobanukiwe icyo ari cyo, wari uzi ko cyakwicazanya n'abagabo n'abagore bakomeye. Komera Yesu amashyi menshi cyane. Uremera ko uyu murimo dukora nzawusaziramo? No mu gihe nzaba ndi iwanjye mu minsi ya nyuma nzaba ngifite uwo mfasha. Ariko uremera ko retirement yawe, urugero, Yesu ashimwe cyane, vuga ngo urugero, wenda wari agronome w'umurenge, igihe uzaba utagishobora kureba uzatera intanga bikunde, akazi bakwishyuriraga nuko wateraga intanga. Hanyuma se niba washaje ukabutakire buzicara mu rugo, niba atakwishyura nta kindi kintu kiri muri wowe wazuye cy'Imana yaguhaye kirengeje icyo watse kubera inyatsi runaka. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Ibikomere byinshi biri ku bantu kuko bakuye amaso ku Mana, bizera imbaraga z'amaboko yabo. Ariko nkubwije ukuri ngo muri wowe, muri iri torero, muri wowe mu buzima bwawe hari ikintu Imana yakuremanye nacyo kizakubeshaho wigutiga. Haleluya. Wigutiga. Shobora kuba umujyanama w'abantu, shobora kuba mentor wa pastor kandi utarize. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Shobora gutegura ishako z'abantu bakubaka, abantu bakamenya ko ari wowe wubakiye umudugudu. Ndaje nkwereka inyungu z'abakiranutsi bamenye ubwami bakomokamo ibabeshaho imidugudu. Komera Yesu amashyi menshi cyane. Imana yacu ihabwe icyubahiro. Haleluya. Haleluya. Ubutumwa bwa Yesu, uvuga ngo ubutumwa bwa Kristo, iyo bufashe umwimerere wabwo bubeshaho. Iyo usomye mu byakozwe n'umwe 28, Paulo yagiye mu nzu y'imbohe afungiwe kubwiriza ubutumwa bwiza bw'ubwami kuko yari muri mission ya Kristo. Iyo usomye mu bice ngira ngo 10 mu byakozwe n'umwe ngira ngo 11 19 gutyo, nyuma yuko afatirwa mu nzira ajya kwica itorero ry'i Damasiko, Bibiliya iravuga ngo Imana isanga umukozi w'Imana witwaga Ananiya, aramubwira ngo genda ujye mu mudugudu na uraza mu nzira igororotse ujye kwa runaka, hari umugabo w'umuyuda nifatiye, ugenda umurambikeho ikiganza ahumuke, namutoranyije kuba igikoresho cyanjye, azabwiriza ubutumwa bwiza abanyamahanga. Paulo yari afite akandi kazi mu isi y'umubiri kamwishyura. Imana imaze kukamukuraho imutungisha impano yayo yo kugenda abwiriza ubutumwa bwiza. Nawe bwagutunga, simvuze ngo reka akazi, ariko ikibazo nushaka kubukoresha muri sansenike ntibizaguhira. Yesu ahabwe icyubahiro. Icyo nashaka kuvuga ni iki? Bibiliya iravuga ngo ageze 28 ari ku mwisho w'urugendo rwe, ageze i Roma, akandi Imana yakoze. Ushobora gusoma mu gitabo mu byakozwe n'umwe 28, ngira ngo umurongo waho like ha 30 cyangwa 33 ahari. Yesu ahabwe icyubahiro. Niba atari 30, ndashaka kukwereka aho nimvayo. Turinjira rero mu nsinzi. Uyu munsi urataha, ntabwo uzongera kuryama numenye umurage ufite mu Mana. Ureke ibyo abantu bakubwira, ndashaka kubwira ngo hari uwo uri we. Byakozwe n'umwe 28.
Yes, ndashaka kurebayo. Ngira ngo 33 ujyayo turebe. Let me check on. Jya ku murongo waho wa 30. Amara imyaka 2 itagabanije mu icumbi rye. Bamucumbikiyemo kujya atanga ibiguzi. Yakiraga abaje kumusura bose. Akabwiriza iby'ubwami bw'Imana. Akigisha iby'umwami Yesu Kristo. Amara imyaka 2 itagabanije mu icumbi rye. Bamucumbikiyemo kujya atanga ibiguzi. Bamucumbikiyemo kujya adatanga ibiguzi. Kujya atanga ibiguzi. Bakoraga iki? Yakiraga abaje kumusura bose. Akabwiriza iby'ubwami bw'Imana. Akigisha iby'umwami Yesu. Iby'ubwami yarabibwirizaga, imirimo ya Yesu akayigisha. Komera Yesu amashyi menshi cyane. Ndagira ngo akanako kamenye muri iyi subject nangwa se muri iyi sermon, muri iyi service uyu munsi. Paulo ageze Roma yagiye mu bwato, avuga ngo yagiye mu bwato ari imbohe. Dufite igihe gitoya ariko reka nkavuge. Bibiliya iravuga ngo yambutse Roma. Usomye 27-28 byakozwe n'intumwa. Urugendo ntirwari rwiza. Haleluya. Ariko mission kwari ukunyura mu mazi. Agera hakurya, avuga ngo agera hakurya. Aho yaragiye kuburanira Roma, yagiye ari imfungwa kandi indirect mu isi y'umwuka agenda ari umuvuga butumwa w'amahanga. Hey, bwira mwene so ngo Imana yabigukoresha byombi. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Ishobora kukwemerera muri uwo mubiri ukababariramo, ariko intention yayo ari ukuvuga ineza y'Imana. Komera iyo wasobanukiwe imbaraga z'ubwami, gereza ntigufunga mu ivuga butumwa. Iyo wasobanukiwe imbaraga z'Imana yawe ukorera, mu bukene Imana yawe iravugwa. Iyo wasobanukiwe Imana yawe ukorera hagati mu bitaro kitari muri intensive care, uvuga ineza y'Imana, icyubahiro gihereza Imana. Haleluya. Ndashaka mutandukane n'umwuka ubabwira ngo tuzavuga Imana ari uko ibintu byose bimeze neza. Oya, vuga ngo oya. Yabonye Yobu ari mu ijuru. Bibiliya irambwira ngo Yobu atangwaho kugeragezwa. Imana iravuga ngo ibwira Satani ngo wasabye ibintu bya Yobu, ariko ubugingo bwe ndabukwimye. Ikintu Imana yacu yifasaizinga mu buzima bwawe n'ubugingo bwawe. Komera Yesu amashyi menshi cyane. Bwira mwene so ngo ubwo bugingo burarinzwe. Haleluya. Mubwira ngo ariko ibintu yabyiba. Simvuze ngo uyu munsi uribwa, ariko umunsi byabaye ntibizavuge ngo Imana yakuretse. Hagati muri urwo rugamba uzakomeza ukorera Imana, izagutabarira muri izo ntambara, izakurengera muri ako gahe. Birambwira ngo Paulo ageze hakurya ntibamushira mu nzu y'imbohe. Ibi bintu njya mbyumva iwacu ngo afungiwe mu rugo, vuga ngo afungiwe mu rugo, ngo aburana afungiwe mu rugo rwe. Amen, amen. Paulo nawe bamufungira, bamushakira icumbi kandi ari imbohe. Baramuprovidinga buri kintu cyose, avuga ngo buri kintu cyose. Haleluya. Barangije bamurekurira n'abantu bakajya baza kumva ubutumwa, ngo abazaga babwiriza ubutumwa bwiza bw'ubwami. Abandi bahakanyaga ibya Yesu ngo ajya bigisha na Yesu. Kubigisha Yesu ni imirimo myiza Yesu yakoze yababwiraga. Kuba wigisha ukavuga imirimo Kristo yakoze urimo wigisha abantu, Yesu ashimwe cyane, ni kimwe mu byerekana ubwami bw'Imana agaciro kabwo. Ariko my mission to you and me, icyo Imana iguhamagariye kandi imuhamagariye, tubwira abantu ko hari undi mugabo. Vuga ngo hari undi mugabo. Haleluya. Vuga ngo hari ubundi bwami, icyubahiro gihereza Imana, bushobora kuguha CV, bushobora gutuma utarimbuka ngo uzimire, bushobora kukurwanirira mu ntege nke zawe, bushobora kukurihirira byose. Paulo ari imfungwa, bariho inzu yo kubamo. Amen. Mu kibazo cyawe Imana yakayaringa, Imana yakwitaho. Mu ntambara zawe ari Uwiteka wizeye yakureberera. Komera Yesu wacu amashyi menshi cyane. Yesu ashimwe cyane. Abwiriza ubwami. Bwira mwene songo iyo niyo mission yawe. Mubwira ngo reka turebe agaciro noneho k'abantu bari mu bwami, umurage wabo n'ubuye. Ibintu ushaka ubyandike kuko biraryoshye.
abantu benshi baragenda bagafata utuntu two hejuru handitswe ngo which is good, ariko imizi yawe ishingiye he? Kucya twaburiza gushaka ubwami no kugira ngo tubone agaciro, tubone imbaraga zaho, tubone umurage waho. Yesu ahabwa icyubahiro. Waruzi ko uyu munsi nubwo ufite amafaranga muri banka n'urugero, nangwa papa wawe yarayasizeyo menshi muri banka, kuba utamwanditseho badashobora kuyaguha, uremera ko utayabona? Haleluya. Kuba udafite irangamuntu uremera ko batayaguha? Kuvuga ko uri umwana wari runaka uremera ko bidahagije utamwanditseho? Amen. Ubwire ngo uyu munsi usabwa kwandika mu ijuru. Ubwire ngo usabwa kwandika mu gitabo cy'irangamimerere cy'ijuru. Yesu ashimwe cyane. Nkuko uri mu gitabo cy'irangamimerere cy'ina. Nigeze kubabwira ko umunsi umwe twigeze kubura n'abana bacu. Ntabwo twari twarabandikishije. Ntabwo nari mbizi. Vuga ngo ntiyari abizi. Ndababyara bagera muri 9, 8, 7 ko bakurikirana. Vuga ngo haza kubaho ko kw'abana batari mu irangamimerere baburanwa. Reka tujye ku murenge batabana sabanye. Baduhereza urupapuro rujya ku rukiko Kibagabaga. Uzi kubona nshoreranye n'umugabo tujya kubura n'abana. Yesu ashimwe. Uzi ko kutamenya kwawe haleluya ariko gutegesha amaboko ngo abantu baguhe kandi nawe ufite ubwene gihugu. Twatabawe n'itegeko rya perezida, ndabyibuka byari 2 kangahe. Aravuga ngo abantu bose iyo favor yaje niyo twabandikiye, ariko twari twatangiye urukiko. Bivuga ngo icyo gihe niyo tuba ngombwa tukagira ofi ijya hanze, ababana nituba twarabatwaye, urugendo ruba rwarasibiye cyangwa yaba ari emergency tukabasiga. Yesu ashimwe cyane. Twari kubacana he ntaho bari. Haleluya. Mwikwimisha ibintu muragwa muri abana b'ubwami. Cyubahiro gihereza Imana. Mwifata utuntu duto kandi musezeranyijwe ibintu by'igiciro cyinshi. Vuga ngo umurage uhabwa abana b'ubwami. Ubundi iyo dufite ubwami tuba turi abana b'ubwami. Haleluya. Bibiliya ivuga ngo nuko abizeye Yesu bose bahawe ububasha bwo kwitwa abana b'Imana. Abo ni babyawe n'ubushake bw'abagabo n'abagore. Niba twarabyawe n'Imana dufite n'umurage w'ubumana. Komera Imana yacu amashyi menshi cyane. Niba twarabyawe n'Imana turi n'abana b'iki? Bwimana. Niba turi abana b'Imana ntukajye usaba amazi, no, ahubwo ajye usaba isoko y'aho amazi aturuka. Ntukajye usaba akazu, ahubwo uzajye usaba inzu nyanzu. Ntukajye usaba utuntu n'incike. Ntabwo uri imfubyi, uri umwana we. Abafite uyu murage mukomere Imana yacu amashyi menshi cyane. Yesu wacu nashimwe cyane. Haleluya. Haleluya. Amen. Imana yerekanirwa mu bantu bayo. Nazanye iyi message ko turi mu kwezi kwa 10 kuvuga ngo Imana izerekanirwe muri twe. Ese Imana yakwerekanirwa muri twe gute tudafite umuzi w'igihugu cyacu? Warengerwa gutwa n'igihugu udafite ID y'Iwanyu. Iyo ugiye gusaba service niyo waba ushaka zanuza zo kuvuga ngo célibataire de what de bâtir hariya n'ibiki attestation de bâtir mariage, attestation de célibataire. Ubwo ni nk'abahungu banje hariya. Ese yuko atarashaka. Haleluya. Ukora iki? Urabikirika hariya ku rubuga n'ibindi ariko ngira ngo basaba ID. Ibintu byinshi uzasanga bakwakiranga muntu. Iyo ugiye kwishyura mituweli bakubaziranga muntu y'umukuru w'umuryango. Iyo yishizemo data zose ziraza. Ibyo murabizi. Waruzi yuko gukiranuka k'umupapa mu rugo, gukiranuka k'umubyeyi mu rugo bihesha umwana be bose bamukomokaho umugisha. Waruzi kubijyamo nabi abana bawe bakaragwa inabi yawe, bakaragwa umuvumo wawe. Haleluya. Haleluya. Mwabarokore mwe. Nimureke gusaba utuntu turi mayina. Bitinda bitabuke, shaka Imana uzaragwa umwimerere. Uzahabwa isezerano ry'umwimerere. Gukizwa ntago wajya mu uyu munsi ngo bikunda akakanya, ariko buri process buri cyumwero duterana. Niyo mpamvu mbwira abantu kenshi bakagira ngo ahari ni buntege nke. Habwira mujye muza mu nzu y'Imana. Munaka kubwira ngo nsengera, nkambwira nuzaze turaterana, uzaze dusengane. Kandi niba ari kure jya mu rusengero rukwegereye. Genda wizeye ijambo ryagufashije, uterana urisengeremo. Urasanga Imana yaguteguriye andi meza kwinyuze muri uwo mukozi w'Imana. Ariko niba wahisemo no kuzindera, wishaka ko tugusengera uri mu buriri uryamye, vaye nawe turaganwe.
ibi bintu uvuga kuri radio sinabivuga, ngira umwanya muto ku buryo ntabivuga. Yesu ashimwe cyane, Yesu ashimwe. Yesu yicazaga bigishwa akababwira ati nimurebe inyoni zo mu kirere, vuga ngo bari 12 abandi bose batashye bakazireba, ati mwazibonye bati, ati murabona zidasa neza, ati se buriya zirahinga batoye, ati none se data ko azitunga. Akabajyana akabereka ahantu hari uturabyo nk'utu, akababwira ati uturabyo muratureba, ati murabona ukuntu dusa neza cyane, atuzi ko uturabyo umwami Salomo ataturushaga kurimba. Bati hanyuma atari kuva mu kanya turaba duhungutse, izuba nidukubita turahunguka twose tugere hasi. Akavuga ati none si Imana igaburira inyoni zo mu kirere ikarimbisha tuno turabyo tudafite umumaro turi buhunguke, yabuzwa n'iki kugirira neza mwebwe mwakiranutse? Yabuzwa n'iki guha umugisha abagore n'abagabo banyihambiriyeho? Arabwira ati nimukibaza uko cyo muzarya n'icyo muzanywa, our kingdom will provide. Ubwami mukorera buzabatunga. Komera Imana yacu amashyi menshi cyane. Abantu baretse no gukorera Imana kubera ko bazi ko ubwami butishyura, ariko nje kukubwiza ukuri ngo burishyura. Bwira mwene so ngo burishyura. Ndatangirana n'ijambo rimwe Dawudi yavuze muri Zaburi ya 37. Injira yo vuba twihute. Bwe ngo ageze mu masezerano y'abera. Bwira mwene so ngo niba uri mu mbaraga z'ubwami, ibi ngibi ni umurage ufite utagabanyijeho na gato. Bwira ngo nubihagararamo ukabisengeramo wizeye Imana yawe, uzajya utabarwa ku manywa na nijoro. Yesu ahabwe icyubahiro. Munsi wawe wo gukorwa n'isoni uzajya uba umunsi wo gutabarwa. Munsi wawe wo gusohorwa mu nzu uzajya uba umunsi wo gusubizwa n'Imana. Munsi wawe wo gupfa uzajya uba umunsi wo kurengerwa. Munsi w'urubanza uzajya uba umunsi w'ibisubizo. Komera Yesu amashyi menshi cyane. Amen. 25 Zaburi ya 37:25. 37:25. Nari umusore none ndashaje, ariko sinari nabona umukiranutsi aretswe. Haleluya. Cyangwa urubyaro rwe rusabiriza ibyo kurya. Amen. Hey. Yari iki? Abasore muhaguruke mbanze mbarebe. Celibateries, unmarried people, stand up girls and boys. Muhaguruke mbarebe yego Mana. Abakobwa ko ndabatinye guhaguruka, wasanga ari naho bigenderemo neza, wasanga Imana ikwereyemo, mwebwe muri aho mwicaye. Mukomere Imana yacu amashyi menshi cyane. Wow, wowe mwikwicara muhaguruke. Muhaguruka ni muhumure, muhaguruke. Wese murahisha ko muri abasilibateri nibazaba bari ha abana ntabo mwabyaye. Silibateri surabona ubundi ahari ari mu kindi kirere. Amen. Ndagira ngo unyumve neza. Uyu ni Dawudi, vuga ngo uyu ni Dawudi. Vuga ngo tugeze mu murage w'abantu bafite ubwami. Haleluya. Yini témoignage ari matanga nangwa n'ubuhamya. Aravuga ngo Melissa siro cyari umusore. Aringize ubwoba. Amen. Iyo mureka se ko akikiwe na se ubwo kumva ukuntu Yesu agira neza. Haleluya. Haleluya. Subiramo nshuti yanjye. Nari umusore none ndashaje. Abasore listen. Dawudi yatangiye gukorera Imana ari umwana w'umugenda. Vuga ngo umusore muto from ngira ngo ahari tubona bamwimikisha amavuta mu myaka nka 17. Ajya aba umwami mu myaka 40. Ariko bivuga ngo hagati ya 17 n'10 yari kuze yisanga ari umurokore. Hari abana bavukira muri iyo miryango. Amen. Ariko aravuze ngo kuva aciye akenge ari umusore. Amen. Yakoze iki? Nari umusore none ndashaje. Ubwo arashaje arahereza ubuhamya mwebwe. Nari umusore none ndashaje, ariko sinari nabona umwana w'umukiranutsi yaretswe. Vuga ngo ntibibaho. Ntibibaho. Haleluya. Amen. Ndayamubwira ngo inyungu zambara abana bacu ntibarakwa. Komera Yesu amashyi menshi cyane. Abana b'ubwami, abana b'inheritance, abana basa bafashe ku mbaraga z'ubwami, abana ba nyina bafashe ku mbaraga z'ubwami. Kambwiza ukuri ngo inkota ya Satani niyo yaza, Uwiteka arabarinda. Vuga ngo bararindwa. Dawudi aravuga ngo sindabona basaba iburyo cyangwa urubyaro rwe rusabiriza ibyo kurya, cyangwa abana be bagenda basabiriza ibyo kurya.
aravuga ngo ibyo ntibiva ko twahinze byinshi. Aravuga ngo ihame rya mbere ry'ubwami twaratangaga. Aravuga ngo uko twarushagaho gutanga, kunyanyagiza, niko imiryango yacu yatabarwaga. Principle ya mbere y'ubwami, gutanga k'ubumana, gufasha uwananiwe mu bumana, gutabara uwarushye, gukomeza uwababaye, kugaburira uwashonje, kwambika uwambaye ubusa, kuvuza uwananiwe. Ibyo bituma abana bawe Uwiteka vuga ngo iryo ni ihame ry'ubwami. Komera Yesu amashyi menshi cyane. Aravuga ngo amaboko yacu. Kuba uri umusore uyu munsi wa none wanga gukorera Imana ngo urateganya ejo hawe hazaza, ukarya n'ibitari ibyawe, ukaba sipaguru ku bintu Imana iguhaye ngo uranga gukena, urabesha iminsi yawe. Abana b'umukiranutsi bararindwa. Bwira mwene so ngo ntibasonza, mbwira ngo ntibanasabiriza, mbwire n'iyi nzara yaza Uwiteka akesha ku maso hawe, aguhisha gusaba no gusabiriza. Komera Imana yacu amashyi menshi cyane. Vuga ngo iryo ni ihame, vuga ngo iryo ni isezerano ry'abantu bashinze imizi mu bwami bw'Imana. Icyubahiro gihereza Imana.